kunyurwa n'ukuri. Nujya kurarikira inkoko z'abagabo kuko wanyuze ku kabari kaguhumurira, ukajya kurarikira amafi udafite kuyigurira, ukajya kurarikira amatelefone, urajya kurarikira amasitire y'imyambaro kandi uzi ko nta kazi ugira, irari rikakwica ry'ibintu udafitiye ubushobozi, na mwene wanyu nta byakugurira, n'iwanyu nta mafaranga bafite, wibirarikira. Uko nuko umeze, bireke. Mureke mbabwire mwafuramwe, ikintu cya mbere ni uguca rezo yawe n'abagabo. Hanyuma wowe ugifite umutima ngo ninyica ndarya iki, ndisiga iki, ndambara iki, ko nitunze, ko ndi njyenyine, ko bimeze gutya, ko mfite abana benshi, ko umugabo yantaye, yego, ko umugabo ntacyo amariye. Erega n'abafite abagabo basigaye basambana. Ugomba kunyurwa n'ubuzima urimo. Nimba uri gucuruza ugahomba, rindira hari igihe uzunguka. Abana barimo bariga nabi, sinarinzi ko abana banjye baziga. Ndakubwiye ngo nigeze mbura 1000 cyo kujya gutangiza umwana Kabusunzu, 1000 cy'amanyarwanda. Abantu twari duturanye b'abageni nibo bamuntangirije ishuri, babona yirirwa akina muri karitsiye. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri Mama Sharirene. N'ubundi nizere ko mumeze neza, umwami abarinze, ariko nabagize ibyago n'amakuba mugahura n'ingorane zitandukanye z'ubu buzima, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo umuntu ari mu isi abafashe igihe mu ntambara. Nimukomere, ntimugatake nk'abatagira Imana. Mbere y'uko Imana iturema yabanje kuturemera. Ntabwo ari twebwe tuzi guteganyiriza abana bacu, n'Imana izi guteganyiriza abo yaremye. Nubwo rero uzi ngo ntikureba, ntikwitayeho, ariko bugira kuzi ndetse kwitayeho. Iyo itakumenya, iyo bitakwitayeho, byari kuba bibi kurusha uko wabibonye. Rero ndabashuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari ahantu henshi mudukurikiranye muri aka kanya. Dukomeje no kubashimira umunsi ku munsi ko turi kugenda tubana mu biganiro. Ndi kureba comment zanyu, ndi kureba ukuntu mumpamagara, mbese mukomeje kunshyigikira no kuba hamwe nanjye. Hanyuma nababwiye ko tuzajya tugenda tuganira ibintu bitandukanye, tuzajya tugenda tuganira iby'ubuzima busanzwe, mbagira inama nk'uko bamwe mwabisabye, cyangwa nk'uko mba nabonye ko hari naho biba bikenewe. Abantu benshi bagiye banyandikira ibintu, ni nabyo ndi buvugeho uyu munsi, kuko nabonye ari abantu bameze nk'aho bafite ikibazo kandi bakumva ko ari ibintu bidashoboka. Ibintu byose rero burya iyo umuntu yabishatse birashoboka, hanyuma ibidashoboka kandi kuri twe ku Mana bikadushobokera. Muri aka kanya hari ikintu ushaka kuganiraho namwe. Ni gute umuntu ashobora kwirinda ibyaha by'ubusambanyi? Nimureke mbabwire, birababaje, biteye n'agahinda. Abambwiye ngo tuvuge kuri iki kintu, urumva ni abantu bangishije inama ku giti cyabo, ariko none ndashaka kubisubiriza hano kugira ngo bizafashe n'abandi bantu batari hano, kuko Satani yubatsemwo abantu ko gusambana ari itegeko. Kuba umuhungu yabwira umukobwa ngo nibasambane, cyangwa umugabo akabwira umugore ngo nibasambane, hari n'ababifata nk'aho ari agaserivise umuntu aba akwatse hanyuma ukamukemurira. Ariko uyu mwuka uba arimo, ntabwo uyu mwuka ari mwiza, kandi uyu mwuka urimo gusenya mu buryo budasanzwe. Bigeze mu rwego aho umwana amenya ubwenge azi gusambana. Kubera iki? Mukuru we yamubonanye ubusambanyi, musaza arabumubonana, na nyina abona asambana, na se arasambana, kandi nubwo mubikora mwumva ni byiza. Ikintu nzi kandi namenyeho amakuru, nta mahoro bibahaye, ntago bitumye mwishima. Mubonye uburyo mwabireka, kuko biriya ni ibyaha Imana yangwa urunuka. Nzabasomera ijambo ubutaha, ibintu Imana yakoreye Sodoma ni Gomora, nta handi byaturutse, ni ku busambanyi. Hamwe Imana ngo yarebye umuntu ngo yicuze icyatumye imurema, kubera umwuka w'iki w'ubusambanyi. Ngo abantu b'i Sodoma
bagize ubusambanyi bw'indengakamere kugeza ubwo abagabo basambana n'abagabo n'abagore bagasambana n'abagore. Wibaze ngo abatasi batumwe n'ijuru, ngo Imana yaravuze ngo amakuru ndi kumva ibyo bari kurega i Sodoma, ese ibi bintu nibyo koko? Ndashaka mbitumire ngo hagenda abagabo 3, mugende mundebere ko ibyo bavuga ari ukuri. Umva ngo bageze kwa Loti, abanyamudugudu babona babagabo 3. Nukuri abagabo bagenzi babo baraza batumva Loti, twabonye amabogari yinjira hano, twabonye abagabo bazaha, basohore turashaka gusambana nabo. Loti yarumiwe, avuga ijambo, aravuga ngo ndabinginze mwifata aba bagabo, ahubwo mfite abakobwa beza, mureba abo mufatamo. Abagabo barashega baranga, kandi bari abagabo bagenzi babo. Ubutinganyi na kera bwabayeho. Hanyuma kuko abo bamarayika batari inyama n'amaraso, ngo ikintu bakoze, ngo babahumye amaso, bayoberwa hari umuryango, ntibabafata. Ngo bahise bajya kubwira Uwiteka bati natwe ubwacu abamarayika bari badufashe ku ngufu, bajyana inkuru yuko ibyo bavuga ari ukuri. Mureke mbabwire ngo Uwiteka yasutse amazuku n'umuriro, aratwika i Sodoma, harashya hararangira kubera icyaha cy'ubusambanyi. Mureke mbabwire, ibi byaha by'ubusambanyi, ikizakubwira ko ari ibyaha bibi ni ingaruka uzatangira gufataho, ni ingaruka muzahura nabyo. Kandi noneho ikibazo, Satani yabwiye abantu ko umuntu atabaho adasambana. Nta musore wabaho adasambana kereka iwabo baramuroze, nta mukobwa wabaho. Mbese ubu igitangaza kiriho, umuntu udasambana ni igitangaza, ariko umuntu usambana ni ibisanzwe. Kugeza ubwo byinjiye mu nzu y'Imana, byinjiye mu bashakanye, byinjiye mu bahanuzi, byinjiye mu bavugabutumwa, byinjiye ku bayobozi b'amatorero, ni icyaha gitangiye kuba umwanda. Hanyuma rero hari ijambo rivuga ngo urabikora nkakwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe, ariko nzaguhana kandi nzabizana ku mugaragaro byose uko bikurikirana. Nshuti rero, ikinzanye hano uyu mwanya, narinje kubwira ngo birashoboka ko wareka ubusambanyi, birashoboka ko wabaho udasambana. Uyu mwuka ubabwira ko nta muntu ubaho adasambana, ni umwuka waturutse kwa Satani, kandi azajya gukoresha iby'ubusambanyi. We abigukoreshe, usambanire kuri telefone, usambane n'abantu bose, ubihishe, ariko ingaruka ni ziza, ntago uzazikumira. Kandi reka nkubwire, nabo musambana n'abasambane bawe, nkubwije ukuri ko nta kintu bazakumarira umunsi ingaruka zakujeho. Ikindi, ndashaka kurandura uyu mwuka mu mbaraga afite no mu bushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu. Ubu nje hano kuri kamera kubabwira ngo kubaho udasambana birashoboka. Mureke mbabwire, ese ni iki wakora? Impamvu ngiye kukubwira, ndakugira inama nk'iyo nigiriye. Ngewe umugabo wanjye twatandukanye mfite imyaka 27, ubu ngubu ufite imyaka 40 hafi n'ibiri. Hanyuma hari abajya bambwira ngo wabigenjeje uti. Ngiye kubabwira ikintu cya mbere cyabinshoboje. Cya mbere nuko ndi umukirisitu. Hari ibintu biteye iseseme ndetse biteye n'ishozi. Kubona umuntu ngo ndi umukirisitu, ndi umukozi w'Imana, ntwara Bibiliya, mpagarariye Kristo mu isi, mpora mbwiriza, mpora mpanura, nyoboye urusengero, ukitirirwa Imana, hanyuma ukajya no kwijandika mu bagabo n'abasore, ukajya kwijandika mu bakobwa n'abagore. Bira bintu ni umwanda. Reka mbabwire, ibintu Imana izakorera bene abo. Mujye mwishinga badasenga, mwishinga bataziranye n'Imana. Ibi ni ibyaha by'umwanda, Imana izabibahanira kugeza no ku bana mwabyaye. Iyo nibutse rero ukuntu ndi umuvugabutumwa, icyo kintu cyonyine gihita, Imana ishimwe, gihita ntago kijya kinyemerera uburenganzira bwo kwiyanduza, nkatesha agaciro izina ry'icyubahiro Imana yampaye.
izina ryitwa kwitwa umukozi w'Imana ni izina ry'icyubahiro Imana yadutoraguye ikadutora muri Uriya Bakarudaya, iriya mu miryango y'iwacu. Bamwe aho muvuka muzi mwavutse ahantu habi, muvuka mu bantu batubaha Imana, mu miryango y'abadasenga. Imana irakureba iri mu ijuru, ikugirira imbabazi, iravuga ngo reka nguhamagare, nguhe umurimo wanjye unkorere. Irakugabira nk'uko nanjye yangabiye. Njye yangize umuvugabutumwa, ndi umuvugabutumwa kandi w'umuhamagaro. Izo mpuhwe Imana yangiriye mu bagore baba muri iki gihugu, mu muryango nkomokaho, mu karere kanjye mvukamo ka Nyanza, mu murenge w'iwacu, mu bana twose ibere rimwe, ikasukaho amavuta yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Iyo mbirebye mbona bidahuye no kujya gusambana. Hanyuma uyu mugabo wampamagaye nemeye kumukorera wenyine, nta muntu ujya ukeza abami babiri. Ntiwakorera Imana ngo ukorere na shitani, ibyo bintu ntabwo byashoboka. Hanyuma rero mureke mbabwire, kuba Imana yarankunze ikampitamo ikavuga ngo nkusutseho amavuta yo kwitwa umukozi wanjye, kandi kwitwa umukozi w'Imana njye byangejeje ku iterambere. Kwitwa umukozi w'Imana nabibonyemo inyungu nyinshi. Ibi z'ubu buzima ni iby'ubugingo ndimo, ni iby'ubugingo bw'imbere hazaza. Ni ukuvuga ngo inyungu zo gukorera Imana ntabwo ari ukurya ibirayi byonyine, kuko n'abatayubaha barabirya. Ntabwo ari ukuba mu mazu meza nk'ayo dutuyemo, nta nubwo ari ukwambara neza nk'uko twambara neza, si ugukaraba tugacya, si ukugira icyubahiro. Hoya, hari ubundi buzima buryoshye bwo kuzabana n'Imana. Ubwo buzima rero ni ubuzima udashobora kugereranya n'ibyo muvuga ngo gusambana ni byiza by'agahe gatoya. Ni ubuzima bw'iteka. Imana rero imaze kumpamagara, nanjye naravuze ngo nzakubera iki? Nzakubera umukozi. Icyo kintu cya mbere rero mba numva ntabivanga, mba numva ntabihuza, mba numva bitanahuye, nkumva ngo nimba ndi umukozi w'Imana ngomba kubaho. Ikindi cya kabiri gishobora gutuma wirinda ubusambanyi. Ushaka kwirinda ubusambanyi ni ukwirinda aho buturuka. Ubwo ni ugushyira igikuta hagati yawe n'iki? N'abagabo n'abasore, hagati yawe n'iki? N'abakobwa n'abagore. None se reka nze nkubwire, ntusaziye mu masengesho. Usenga yitatu ngo Mana nkize ubusambanyi, usenga yirindwi Mana nkize ubusambanyi. Hari ijambo bajya bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Nushaka ujya usenga y'iminsi 40 utarya utanywa nk'ayo Yesu yasenze, nutirinda ayo masengesho azajya aba zero. Uzajya uva mu yirindwi uhitire muri rogi, uve mu yitatu wirije ubusa uhitire muri rogi, kuko urasenga ariko ntago wirinda. Urugero, telefone ni wowe wayiguriye. Telefone yawe irimo ibintu by'ubusambanyi, kandi kuri telefone wiguriye, interinete yawe, ku mafaranga yawe. Bishatse kuvuga ngo ugomba gutunga umuntu hano muri telefone, uwo ushaka n'uwo udashaka, nta muntu ugomba kubikubaza. Hanyuma urasenga yitatu, ariko abagabo bagusaba ubusambanyi do bari hano muri telefone. Ese ahantu hari efase gusiba ntabyo uzi? Ubusengeye ko mbizi, gusiba ntabyo uzi? Ni gute umuntu wirirwa usenga ngo Imana nigukiza ubusambanyi? Wasengeye mu misozi ahantu hatandukanye, irabugukiza gute kandi ufite ubushobozi bwo kubwikiza? Banza ubwikize. Aba bantu birirwa bakubwira ngo barashaka ko musambana, tujye muri hoteli tumaremo iyi minsi, ndashaka uze kunsura iwanjye, hari ibintu ubundi bidashoboka. Nimba uzi ko utunze umuntu muri telefone yawe w'umugore uguheheta, uracyamumaza mwiki? Musibe, muganirize, umubwire ko ukunda, umubwire ko atari na byiza. Numugumishamo, yego Mana, araguterekera amaso. Abagore bubuse ko shitani yabahaye akazi, muzabacikira hehe? Azakwereka ibero, akwereka iguru, akwereka ibuno, akwereka itako, n'ibinaba ngombwa hakoherereza amavideo. Uwo muntu uramutunga muri telefone umumaza mwiki? Ubuse Imana ikurinde gute koko? Ubuse Imana igire kuguha telefone, iguha amafaranga ya mega, iguha ibiki, izazi na musibe? Gitere se ntumubona?
ubundi impamba itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi. Umuntu ukujyana mu ngeso z'umusambanyi uri umukirisitu, uwo muntu ntakwiye kuba muri telefone yawe, ntakwiye no kukwinjirira muri salo. Mujye muhurira mu kazi, muhurire muri kwasiteri, muhurire n'ahandi, ariko se kuki mukominikana? Ako gakungu rero uwo mwanya uri kumuha, uwo mwanya umuha ngo muvugane iby'ubugoryi kuri telefone, uwo mwanya umuha ukamuha mukaganira, ibiganiro byose ni iby'ubusambanyi. Yigo nyine, none se gute murarangiza ibiganiro akubwira ati tega akamoto ariko unsanga ahangaha? Oya, wenda aremera yaguze ariko akurangiza. Ikintu cya mbere ni uguca urusinga rwawe n'abagabo. Impamvu rero mutabikora ni iyihe? Ni ibyo mubakuraho. Ndabizi uyu mwanzuro iyo uwufashe urakugora. Erese ibi bintu nabibayemo, ariko nyuma y'ibyo, haleluya, nyuma y'ibyo hari Imana igororera umuntu. Kugira ngo ubeho mu buzima waraciye urusinga hagati yawe n'abagabo n'abasore, hari ubuzima ubamo butari bwiza. Kuko ndabizi ko ikibatera ubusambanyi si imibiri yanyu, ahubwo nibyo murarikiye ku bagabo, abandi nibyo murarikiye ku bagore. Kuko nta muntu ujya ugutereta aza yitwaje ibintu bisanzwe. Harya wambara nimero zangahe z'agakweto? Nuko baza. Kandi ari igihe kubwira ngo wambara kangahe, urukweto ufite taro imwe warayibitse, rumwe rufite taro, urundi rwaravuyeho taro, ubonye ukugurira agakweto. Aho rero nudaca icyo gikuta ngo urenge, haleluya, amaso yawe yireba izo nkweto akubwiye ako kanya, ahubwo hita ureba ingaruka ziri buvemo. Ngaho ibaza umuntu ugusambanya akaguha inkweto, ngaho nimumbwire koko abantu bigize nk'inyanya z'imifungo za zindi za Nyabugogo z'ibimene. Urukweto koko, inkweto, guca konegisiyo, kuyica se biri bugukundire kandi ufite ubukene, birakugora kuyica. Ariko nanone reka nkubwire, n'ubundi uzakomeza ukene. Ubu se ko bagusambanya ntukena? None se ugira ngo abagusambanya bo ntibakena? Barakena, bakirukanwa mu kazi, ya mamodoka y'akazi birirwa bagutwaramo bakayibambura, ka kazi yiratana bwa bufaranga guha bakamugabanya mu bakozi. Reka nkubwire, za bizinesi zigahomba, kujya mu Bushinwa bigahagarara, birahomberega. Ariko reka nkubwire, kwiringira Imana no gutumbira Imana ngo izakubesheho ikoresheje amaboko yawe, ubwenge bwawe no mu bubiko hayo, bijya bikugirira neza iminsi ikicuma. Ntago rero guca konegisiyo biri bukugore kuko niwe uguha minerivare, biri bukugore kuko niwe uri bukugirire neza, biri bukugore kuko niwe ukwambika, biri bukugore getubamo niwe uyishyura, biri bukugore kujya muri salo niwe uyaguha. Ubwenge bwawe n'umutima wawe wabishyize muri we, biri bukugore. Ariko nagira ngo nkubwire ngo mu ijuru hari Imana yubakira umuntu ubuzima, ikaguha kubaho utabihawe n'abaguhonga. Nimuhakanira ndarara he, nimanyirukana ndabahe ako kantu. Mu gihe cyose rero utaraca konegisiyo yawe n'abagabo, konegisiyo yawe n'abasore, uguhamagaye sanga hano ukabuteza akamoto, umuntu wese kukubona biramworohera. Ntabwo ubusambanyi rero uzabureka. Uzajya usenga yitatu uyave mujye gusambana, usenga yirindwi uyave mujye gusambana, uzajya ujya mu rupfu uveyo ujye gusambana, ujye ku mazi ibyumba uva mujya gusambana, ujya kanyarira ujya no gusambana, kuko konegisiyo uracyayibitse muri telefone yawe. Nta kindi gishobora kukurinda ubusambanyi, ni ugushyira igikuta hagati yawe n'abagabo, hagati yawe n'abagore. Kandi ubwo nubikora uzemera uhombe nyine. None se ninde wakubwiye ko umugabo w'ubu yaguha na 5 by'ubuntu, ariko ubundi abiguha uri masikini?
wakoze bikanga, ugakora bikanga, ko natwe byagiye byanga, shaho bikanga, abana bakaburara bikanga, bakaduta hanze twabuzayo inzu bikanga, abana ntibige bikanga, nk'ubu dufite abagiye basazira mu mashuri ko yakubura minerivare bikanga, bikanga sha bikanga, ariko bikanga bikamera, kandi ibyo wateye bikazabaho. Iki cyaha kirakabije. Iki cyaha cy'ubusambanyi, umwana ariga, umwana w'inyiga guhuma, arakura azi ukuntu basambana. Hanyuma mureke mbabwire mwafurama, ikintu cya mbere ni uguca rezo yawe n'abagabo. Hanyuma wowe ugifite umutima ngo ninyica ndarya iki, ndisiga iki, ndambara iki, ko nitunze, ko ndi njyenyine, ko bimeze gutya, ko mfite abana benshi, ko umugabo yantaye, yego, ko umugabo ntacyo amariye. Erega n'abafite abagabo basigaye basambana. Ubwo rero ugifite kominikasiyo yawe nabo ntabwo biri bukunde. Ari buguhamagara ajya kukugurira inkoko, usanga uyiheruka imyaka 3 irashize, kugira ngo uzacike iyo nkoko ni hatari. Ari bukubwira ati ndagutegera itike y'indege, kandi kuva wabaho nturayikandagiramo, kugira ngo kuri airport hariya Rwandeya uyikatire, ndakurahiye ni danje. Ariko burya wazazigenda matana zigutegeye. Imana ya Isiraheli, erega amahirwe yawe ntiyarangiriye muri ubwo buzima. Ese kuki mudatinya gukena? Kuki mutinya gukena? Ubundi se ko muzanakena? Ko mutinya gusonza? Nubundi uzasonza. Ariko urasonza ariko ejo ukarya. Ariko buretse hari icyigisho ndi gutegurira abakore n'abakobwa kivuga ngo intwari zawe zizagwa mu ntambara. Nzabigisha ukuntu imibiri yanyu n'ingingo zanyu mwabigize intwari, ariko nzakubwira ukuntu izo ntwari zizagwa mu ntambara. Iryo buno ryawe wagize intwari igomba kukurwanirira ukabaho, nzakubwira ukuntu kizagwa mu ntambara. Iryo tako nzakubwira ukuntu rizagwa mu ntambara. Ariko hari intwari, hari n'intwaro zituruka ku Uwiteka, kandi abiringiye Imana bameze nk'umusozi wa Siyoni udashobora kunyeganyega. Ngiye kukubwira ikindi cya kabiri gishobora kugufasha. Ikindi cya kabiri cyagufasha kwirinda ubusambanyi ni ukunyurwa ukuri. Kunyurwa n'ukuri. Nimba nta mavuta yo kwisiga, ujye uteka hanyuma ugabanye ku buto. Niko twabigenzaga. Ugenda ureba ukuntu wafata ubuto nyine, bwo se ntubyumva nyine. Habo tubiziranyeho haleluya, habisize ubuto nkanjye sha. Nubura yo kwisiga ntihakagira umusore ugushuka sha. Ujye ugenda ufata ubuto, sibyo? Ugende nyine ufata ubuto wikarange nyine. None se ko ari cyo gihe ntago urashaka amavuta yo kwisiga kandi nta bushobozi ufite bwo kuyagura. Barayakugurira nyine. Ngaho ibaze rero kugira ngo uzire amavuta ya 3. Nk'ubwo buzizi iki? Kandi hari igihe umuntu aguha amavuta ya 3 agahita gutera impanga izi 2, akagutera inda z'abana 2 b'impanga. Ubwo se abakemuye ikibazo cyangwa abateje ikindi? Nutabona Yesu ukari ujye ukinyweraho. Kukinyweraho nibikunanira ujye ugenda unywe ayo mu kigega. Nubu udafite ayo mu kigega ujye uvoma muri robine. Nuko biba bimeze. Kunyurwa n'ukuri. Urajya kurarikira amatelefone kandi nta kazi ugira. Nyurwa n'ukuri. Ubwo nta telefone ufite nyine n'ubwo buzima. Nurarikira telefone kandi nta mafaranga ufite, barayikugurira. None se nyine ninde uri buyigwe ku buntu? Ko na musaza wawe mwose ibere rimwe kugira ngo azayikugurire kandi uri amaraso ye ari hatari. Bazayikugurira da? Ko bazayikugurira? Bazayikugurira, burashobora no kuyikugurira akakubikamo n'utundi turwara. Ugira ngo se nyine bagenzwa na kamwe? Bava afite ibirwara bararuje aho bagiye basambanira, bagasambana n'abasambanye n'imbwa z'abazungu, bagasambana n'abasambanye n'inkende n'inka, iyo myaku yose akayikuzanaho. Ejo bundi watangira kurwara rero, utangiye guhebeba nk'ihene, ugatangira guhamagara abahanuzi, yewe ugatangira gusenga, ikurengera itese wariyoreye. Kunyurwa n'ukuri. Ari telefone nagiraga kera. Najyaga nyizirika fimbo. Rimwe irapfa ikongera igapfa, ngira umujinya narayiteruye njya kwijugunya muri wese. Na simukadi we. Kubera agahinda n'umubabaro. Ubu se ntunze zingahe muri iyi nzu?
nzikubariye wavuga yuko ndi umwiyemezi, kandi njye sinaje kwiyemera hano. Ndazifite kandi zitikoraho, zihumura. Ukunda kahe ga telefone? Noneho hanze aha hari abadayimoni bakorera mu bagabo. Ukunda kahe ga telefone? Ntimwagiye mubimbwira? Nakahe ga telefone se ukunda ngo nzakakoherereze, maze mu minsi mike wanyoherereje agafoto wambaye kora. Nawe rero nukamuha ako gafoto wambaye kora azaguha nyine. Munyaka ifoto nambaye kora, mwe mwabona nambara kora kugira ngo mbone ako ga telefone. Ariko sha Yesu yamaye telefone, urumva hariya hejuru mu cyumba hari n'izindi za tablet. Ubu niyo nashaka nayigura mu izina rya Yesu. Murambaza iki? Nawe se koko mbabarira umbwire. Umuntu azazana ipaki y'umugati ayikwishyuze, umuntu nagura urunyanya arukwishyuze, nagura iroba y'isukari icyo reka nze nkubwire, ntimukitesha agaciro kandi Imana yarabahaye agaciro. Njyewe ibi bintu birimo birambabaza. Uri umukozi w'Imana isumba byose, usenga ijoro n'amanywa, koko umuntu akagugaraguza gati hejuru, nibura isukari akuguriye uzayinywa kugeza upfuye nta yindi uzakenera? Ibi bintu nzabigarukaho, ntabwo nshaka gukora ibiganiro birebire cyane, ariko nari nkubwiye icya kabiri ni ukunyurwa n'ukuri. Twanyuzwe n'uko tuba mu buzu bumeze nk'umwobo. Abagabo bakajya baza ngo ndashaka kugukura muri iyi nzu, ndashaka kuguhindurira ubuzima. Abana 5 ntiwabafasha wenyine ngo bashobore, ndashaka kubagufasha. Hako umuntu ukubwira ngo ndashaka kubagufasha mu minsi mike ati ndumva twajyana ku Gisenyi tukahamara iminsi 3, nkubwije ukuri ko musenga y'itatu. Iyo umuntu akubwiye ngo muzajye ku Gisenyi, ubwo uba wumva muzajya kumara iki n'uwo mugabo ku Gisenyi? Hanyuma kwa kutanyurwa, ukareba ibimodoka afite, ukareba ibizu n'ibifaranga, ugahita uvuga uti burarampa 50. Mbega kuzira amanyarwanda 50 y'amanyarwanda. Amafaranga utakuramo inzu ngo unakoremo stoke, nibura Imana izanaguhonde waranariye. Ubundi si Imana nikubita izakubitaye. Hari abagore nzi, hari n'abakobwa njya mbona byahiriye, bagiye bagira icyitwa ifaranga rijejeta, barakijijwe na za ntiburumba zabo. Ariko reka nze nkubwire ukuntu wowe unteye agahinda. Nta mafaranga kwica ugira, nta nagukiza ugira. Kuko umuntu akoherereze 15, umuntu akoherereza 100,000. Ibyo ngibyo n'ubundi nuwapfa ntiwagira n'icyo upfa, ukanapfira ukuri. Uzi umuntu ajya kukwicira mu bukode, nibura se yaguhambiye mu nzu, yakubakiye inzu ugapfiramo. Erega buryo mwakoze ibyaha mwapfuye, ubugingo bwanyu mwapfuye, mugenda muri intumbi, nubwo muzi ngo muri bazima ariko muri abapfu. Hanyuma wegure Bibiliya koko. Ugomba kunyurwa n'ubuzima urimo. Nimba uri gucuruza ugahomba, rindira hari igihe uzunguka. Abana barimo bariga nabi, sinarinzi ko abana banjye baziga. Ndakubwiye ngo nigeze mbura 1,000 cyo kujya gutangiza umwana Kabusunzu, 1,000 cy'amanyarwanda. Abantu twari duturanye b'abageni nibo bamuntangirije ishuri, babona yirirwa akina muri karitsiye. Ariko ubu ngubu ari kwiga hariya muri Gloria ashaka ku Gisozi. Mu wa 4 da, umuhungu wanjye Bogari yanjye ari muri Gloria. Ubwo se ko nabuze 1,000 nkaba ndi kubona 100,000. Ugomba kunyurwa n'ubuzima ubayemo. Shakisha, curuza, nibidakunda senga, mu ijoro hari Imana. Kunyurwa n'ukuri. Nujya kurarikira inkoko z'abagabo kuko wanyuze ku kabari kaguhumurira, ukajya kurarikira amafi udafite kuyigurira, ukajya kurarikira amatelefone, urajya kurarikira amastire y'imyambaro, kandi uzi ko nta kazi ugira, iraririka kwica ry'ibintu udafitiye ubushobozi, na mwene wanyu nta byakugurira, ni wanyu nta mafaranga bafite, wibirarikira. Uko nukumeze, bireke. Nimba ari agatelefone ka gatushi gumana ko ngako. Kunyurwa n'ukuri. Nimba utambara imyenda ngo uhinduranye, ambara iyo ngiyo.
natwe niko twambaraga, ariko ubu turi kwambara iy'Uburayi. Nimba uba mu gashamburete wishaka kujya mu nzu nini, nimba uba mu byumba bibiri, nyurwa n'ibyo. Nimba muri kurya nabi nuko bimeze, nimba muri kurya intoryi mwishaka inyama, nyurwa nuko. Ukoresha imbaraga zawe z'umubiri n'ibitekerezo n'ibyanga, ibyo utashoboye Imana ijya ibitanga. Kunyurwa n'ukuri. Njya kukubwira icya gatatu, ni amasengesho. Gusenga bigira imbaraga, gusenga habamo ubushobozi, gusenga habamo ububasha, gusenga. Icya gatatu ni amasengesho, cyakurinda ubusambanyi. Ubwo ni bitatu mbabwiye, ariko hari n'ibindi byinshi, kandi ibi bintu bikubiyemo ibintu byinshi. Hanyuma navugaga ngo amasengesho, gusenga ni ubuzima, kandi gusenga ni imibereho. Gusenga bikingura ijuru, gusenga bitera umuntu imbaraga, gusenga bituma unyurwa n'ukuri, gusenga bituma utararikira iby'abandi, gusenga bigutera gutuza, gusenga bizana ihumure mu gihe cy'ibibazo. Amasengesho wiyirije ubusa, amasengesho y'uburyo bwose, ugatakira Imana uti mpa imbaraga, ugasenga kugira ngo ibyo bikombe gusenga nibyo bizashimangira ibi bintu byose. Amasengesho, kugira ibihe byo kwihererana n'Imana. Hanyuma murakoze rero, ndumva nasoreza ahangaha. Ibyo kuvuga ni byinshi, ndabakunda cyane. Ibyiza byose nzajya mbona nzajya mbibagezaho. Ibyaha by'ubusambanyi mubyirinde, kandi ibyo Satani abashukisha n'Imana irabigira. Ibyo mubona birirwa babashukisha babaha, watuje ugasenga ukanakora, Imana igitanga umugisha mu biganza byawe. Hanyuma Imana ibaho umugisha. Ndabakunda. Batarakora subscribe ni muyikore. Hanyuma comment, inama n'ibitekerezo birakenewe. Imana ibaho umugisha.